hose arasudira. Ku bakobwa uko ari babiri numbaza araza guhita mu nde. Ni Karani. Arahura n'umwe akamubwira ibye, yahura n'undi akamubwira ibye. Karani bisa naho umutima we wabuze guhitamo, ariko uri kumutwara cyane ni Tania. Karani yakunze muri inzozi zanjye, niwe biroto byanjye, niwe nifuza, nakunze kera, uri ubuzima bwanjye Karani, niwe biroto byanjye, kuki wanja kure. Umukobwa yakunze ni Natasha. Rukundo rwajya rutwara n'abasazi. Mpamvu uzagenda ugahura n'umuntu ugasanga bamwise Rukundo, nuko hari abazi ko rubaho, ariko ugasanga hari n'undi bamwise Usikari. Usikari kamugeraho urugingo rw'impeke mu gashyekero ndakamutuba. Hari n'abitwa bamujinya. Kuki tuhaye ukubabazwa ku mutima. Yavuga abakobwa, umusore n'umwe, abakobwa ni babiri. Karani arahita mu nde. Abakobwa ni babiri bakunze umusore umwe, buri wese ni ndacyagukunda. Karani nawe ahageze hose aravuga ati rwose sinakubabaza, ntumbaze biragenda bite, biraherera he. Kuki tohaye nakubwiye tukigatangira ngo ni life story, ikaba na love story, ni inkuru y'ubuzima, ikaba ni inkuru y'urukundo. Uri biroto byanjye, kucyumva ko wajya kure. Buri umwe yakunze ku giti cye. Karani arahita mu nde, biragenda bite. Kuki tohaye niko bakise, ukubabazwa ku mutima. Ninde wababajwe umutima, ninde wababaje umutima wundi. Dore Natasha ku ruhande akababara, undi nawe